Hello nshuti, ndabasuhuje, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Nk'uko bisanzwe rero ni Cecile naje. Ikaze kuri Cecile Show TV. Nk'uko mubibona rero, ubu ngubu tugiye gukora keke iryoshye cyane. Niba ufite blender ewana n'ako kanya, utanayifite kandi nabwo nta kibazo, ariko ubu ngubu tugiye gukora keke yo muri blender. Nk'uko mubibona rero hano dufite blender, ndakubita amagi abiri niyo ngiye gushyiramo. Amavuta nayo napimye garama 50, ni amavuta asanzwe yo guteka. Njye kuko nsanzwe nkoresha olive oil niyo nakoresheje, ariko ayo wakoresha yose yo mu gikoni, ariko biba byiza ku mavuta utigeze utekaho ifiriti. Isukari napimye amagarama 100. Karibu. Harakurikiraho kubisuka mu gasorori nateguye kubivangiramo. Nimara gusukamo ndafata akayunguruzo, ni akayunguruzo mfashe, noneho nshyiramo yafu. Iyi fu yacu ni amagarama 120. Nongere nsubiremo, urapima ifu amagarama 120, baking powder akayiko gato cyane kamwe, nta gusendereza hejuru, gusendereje ibipimo wabirenze. Nindangiza nshyiremo vanilla sikeri agace k'akayiko. Murayibona vanilla sikeri ituma keke ihumura nka keke nyine kuriya muyibona. Hanyuma rero igikurikiyeho ni ukuyungurura. Murabibona twagiye, murabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Mwabibonye rero ko maze kuyungurura, mise nshyiramo akunyu gake cyane, navuga garama 1. Maze kubivangira hamwe byose rero ndavanga. Murabibona, urabivanga neza. Kuyungurura icyo bidufasha ni uko bitworohera kubivanga, ntihazemo ibintu by'ibitirimwe, kuko hari igihe ifu usanga nyine yafatanya, ariko iyo biyunguruye biroroha kubivanga. Umaze kuvanga neza urabona ko byanoze, nta gafu nta gatirimwe na gatoya, umekinga shuwa ko byanoze. Maze kunoga rero ngiye gushyiramo beurre, ndapima amagarama 50 yuzuye. Nindangiza mfata amata nayo mpime garama 120. Nindangiza mbivange, mbishyire mu isafuriya, ntereke ku ziko bibire, bishyuhe cyane bibire. Nibimara kubira mpite mfata nsuke muri bya bintu byacu twavangavanze. Biriya mubona bitegereje aya mata mureba, n'iyi ntuze n'iyi beurre yacu muri kubona. Amata napimye 125 nyine, niyo nafashe mililitiro 125. Shyiramo beurre ya garama 50, ndangije ndavanga. Urafata ya mata yawe mililitiro 125, ushyiramo ya beurre magarama 50, nurangiza utereke ku ziko utegereze bibiri. Wabibonye ko bitangiye gushonga, urategereza, uracanira kugeza igihe iriya beurre ishonze n'amata nayo akabira. Nibigira hit, mbese bimaze kubira iriya beurre yose yashonze, amata yashyushye cyane, nibwo uhita ubifata ukabisuka muri bya bindi twavangavanze. Bino wavangavanze, hanyuma uvange neza neza, keke yacu irabibonetse. Umva, ibintu ni uburyohe. Iyi keke iroroshye cyane cyane, ariko nta muntu n'uyu n'umwe utayikora. Kandi ikindi iraryoshye. Ndabasabye mumbabarire ibi bipimo mubyandika ahantu, ntimuzarenzeho n'akantu na gatoya.
isukari amagarama 100 numvishe ari tesite, ntimuzayongere bitazabiha. Gusa niyo wakoresha 150 nta kibazo ku bantu bakunda isukari, ariko amagarama 100 rwose aba abaye. Murabona amata rero na ya beurre yacu biri tayari, igisigaye ni ukubivanga. Murabibona rero ndasukamo bya bintu byacu byahiye, murabibona ko bishyushye cyane. Ni ukubisukamo narangiza nkavanga neza neza witonze, umeke sure ko wabivanze neza neza, nta kabumbe na gatoya kagomba gusigara, bikaba nk'igikoma gifasheho gakeya. Murabibona ukuntu ndi kubivanga, murabibona. N'udafite blender nawe yabikora nta kibazo, nta kibazo rwose. Icyo upfa ni uko ubivanga neza kandi ugakurikiza ibipimo. Umaze kubivanga rero ahangaha uhita ubishyira mu iforume. Iforume nayo reka nayo nyibereke. Iforume ndakoresha iyi ngiyi, aka gaforume wakoresha na forume yindi ushaka iyo wabona nta kibazo. Ndimo ndasigamo beurre, ariko wanasigamo n'amavuta. Nimara gusigamo iyi beurre ndahita nshyiramo agapapuro. Mwabibonye rero ko namaze gusigamo beurre, igikurikiyeho ni ugushyiramo aka gapapuro ka baking. Icyo kadufasha ni uko keke yacu tuyikura mu iforume byoroshye cyane. Gusigamo iriya beurre cyangwa amavuta ni ukugira ngo agapapuro kabashe gufatamo neza, kugira ngo bitivanga n'ibyo tugiye gusukamo. Murabibona neza ko ndi kugenda nkaramburamo neza impande zose, inguni zose, kugira ngo keke yacu mu kuyarura bize kutworohera. Aka gapapuro rero ni ingenzi ku bantu bakunda kubekinga, urakifashisha kuko karoroshye. Umaze gushyiramo agapapuro rero, icyo uhita ukora ni ugusukamo bya bintu byawe wavangavanze neza bikamera nk'igikoma. Murabona ko bimeze nk'igikoma gifashe, murabibona, ariko ni nk'igikoma gifashe. Iyi rero niho hava keke. Ubu rero ngiye kubishyira muri oveni. Oveni yacu turayicana hose, noneho turegere ku 175. Ni ukuvuga ngo ni 175 cyangwa nturenze 180. Njye rero ubu nacanye ifuru. Mwabibonye ko nacanye hagati nkashyira ku 175. Iyo rero ugiye guterekamo keke uyishyira hagati no hagati, ntushyira hasi ntushyira hejuru, hagati no hagati. Yacu rero nayicanye, narindiriye iminota 45, dore ibaye tayari. Ujombamo agati byaba bitaje ikaba yahiye. Hakurikiyeho rero kuyarura. Murabibona ka gapapuro nababwiraga, murabona ko katworohereje kuyarura. Murabibona, urabanza ukareka igahoraho gakeya kugira ngo uyarure itagutwika. Mwabibonye keke yacu irasa neza kandi iraryoshye. Mbibutse kurindira iminota 45 iri mu ifuru, wacanye hasi no hejuru kuri degere Celsius 178 cyangwa se 180, ntuzirenze. Murabibona ko yavuyemo neza cyane, iroroshye, monsherami iraryoshye. Si ubu nabasobanurira ngo iki? Umva, muzayigerageze kandi ndabasabye mujye mumbwira muri komenti. Murayibona ukuntu isa neza, irasa neza we. Ntimwibagirwe gukora subscribe, share and like. Nanashimira bamaze gukora subscribe, abantu basharinga mwese ndabashimiye cyane, ndabashimiye mbikuye ku mutima, muri inshuti nziza. Keke yacu rero tayari, muze turye, yabonetse.
ikizakurikiraho ni iki cyayi kiryoshye cyane, mbateye amatsiko naho ubutaha ndabakunda.